ari nacyo ntekereza ko Israel ishaka. Irashaka ko abantu baturutse muri Arab world basubira muri Arab world. Ari nayo mpamvu Israel yatangiye operation muri Gaza, hanyuma nuzi gahita ifunga imipaka Egypt Misiri. kuko na Misiri nayo yigeze kuhategeka. Ubutaka buturutse mu masezerano bwitwa ko ari ubwa Palestine, Israel bwubakamo Israel naho yafite with full impunity. ihafite isezerano ry'iragera avuga ati hano hantu hari ahacu kuva na kera. Akurumva ibintu by'Imana by'umurage w'Imana byadusaba gutumiza Imana kugira ngo tuwuhamye. Ariko buri muntu wese ushaka kukugira neza n'ushaka kukugira nabi bose bitwaza Imana. Ariko buri Imana ntabwo iba mu ijuru. Imana nemera ntabwo iba mu ijuru, iri muri wowe. Njye ndi kumwe nayo. Uko nanjye iri muri jye, uko wowe ungirira neza cyangwa ungirira nabi bigaragaza ubwinshi bw'Imana ufite muri wowe cyangwa ubukene bwayo ufite. Kuko umuntu atanga icyo afite. Iyo uri umugome tuba tuzi ubwamukorera ubwo ari bwo. Bene nkanjye birangora cyane kwemera Satani, kuko umuntu mubi mu by'ukuri ntabwo akeneye Satani kuba mubi. The absence of God's presence in you, kubura Imana muri wowe, kubura Imana muri wowe byonyine ni bibi cyane, bikreatinga situation mbi cyane y'ibintu bibi byose bishoboka, ari byo twitira Satani. Ndaguha urugero, buriya kugira ngo wumve Satani mu buryo bwanjye ubwumve nk'umwijima, nta ruganda dufite rushobora gukora umwijima. Uruganda dufite rushobora gukora ingufu zitanga umucyo. Umucyo umwijima it is already there. Umucyo yuje umwijima urahunga. True. So umwijima ntabwo ubaho, nta mwijima ubaho, nta nubwo byuvuga ngo umwijima uri already there. Umwijima ni situation ya absence of light. Uburyo Satani ashobora kuba atabaho, ahubwo the absence of God in you kugira umuntu mubi cyane rwose. Exactly. Kubura Imana muri wowe kugira umuntu mubi. Ubundi conflict yabaye, amakimbirane yabaye, abantu bose bareba magnitude ni iki? Uburemere bwa conflict, no kuvuga abantu bapfuye n'abakomeretse. Abandi bakareba ninde ufite imbaraga, ninde ufite umunyambaraga. Noneho ninde dukwiye kugirira impuhwe, ninde dukwiye kwita umuntu mubi kuko ari umunyembaraga. Abantu benshi bagira tendency yo gushyigikira underdog, ariko gusympathizinga na underdog, ariko bagatakaza rationality irimo. Rationality urayumva mu Kinyarwanda sizi uko rurayita, to think in a rational way, wirengagisha amarangamutima ugakoresha ukuri. Ni ukuri. Nkubaze, twirengagije tubwiye aba Palestine tuti kuva uyu munsi ntazongere uwimyoze, utuka, utaka, uvuga nabi Israel, mwese muyikomere mu mashyi. Twarangiza n'urugero, twaraza ukavuga Israel, turabizi ko ukomeye kandi uri icyato muri ubu bwoko bw'Imana rwose. Ariko namwe igihe kirageze ko mugaragaza ko muri abana b'Imana, bari kuba abantu beza. Ntabwo bavuga ngo uri umwana w'Imana cyangwa warazwe n'Imana uri bwo kubamesha. Iyo Mana nayo ntabwo wasobanurira ni bwoko ki.
kavuga Israel okay, ni mugaragaze ko muri abana b'Imana, dukoresha ukuri. Abapalestina murashaka ko batura babihevinga gute? Murashaka se ko bagira leta? Iraba irihe ivuye higarukira? Okay, tubishyire mu bikorwa ryari? Uruhare rw'Abapalestina ruhe, nawe uruhare rwa Israel ni uruhe? Ikibazo cyakemuka. Ariko you know what, bakora uko bashoboye yuko icyo kintu ntikiganiro. Israel ntabwo ushobora kugusobanurira Abapalestina bizarangira bite, ubundi babafitiye gahunda, kuko bo bakubwira ko Abapalestina bariyakitinga nabi bakazanamo iterabwoba. Ariko nyamara n'Abanyayisraeli ukuntu bari spondinga abahamaze nabo bakoresha iterabwoba, ariko ryabo rikitwa self defense, rikaba justified, rikitwa self defense. Ikibazo kiri hano, Abapalestina tubashyire, ese Israel wo kabyara we wumva Abapalestina twabashyira? none se ubundi amateka y'ubwoko bwo muri kariya gace ashyira Abapalestina wijya muri ibyo, ashyira Abayisiraheli kugira ngo tumenyerega who is the rightful heir to that butaka. Ese barabanaga kera? Ese bamwe baturutse ku ruhande abandi kugira ngo impamvu byihorera nuko twese twavukiye kuri iyi si. Yego, ubutaka twese twiyitirira, turapfa tukabusiga. Nta muntu Imana zikiri yakoze gikomeye usibye kubakaho inyubako nk'iyi hoteli. Ubutaka ntiwabwimura, uzanapfa ubusiga. Ntabwo ari ubwase wabushyizeho, bwashyizweho n'Imana. Kurimbura abantu bazize ubutaka, ntabwo ubuze ubutaka icyo ari cyo. Cya kabiri, historically mu buryo bw'amateka hariya ni mu Banyayisiraheli, ariko bariya abantu bari bahari mu moko yari aba Jebusites, so naba immigrant bavuye ahandi baraza kuhaba, nabo baraje. ubwo bari Abanyayisiraheli n'abariya rero ntago bari Ubwayisiraheli bwonyine gatoya, urabivanga. Wandagira ngo tumenye inkomoko ya bariya bantu. Niba ushaka kumenya baza, ariko wikwinishetinga iki, ntabwo mbajije. Urabanje unega imitego ngo ese hari aba immigrant bavuye hariya baza hariya, nakubwira nabo baraje. Ariko nta nubwo ushatse kumenya baje ryari, nta nubwo ushatse kumenya byari byaragenze gute. Ikibazo cya mbere cya Israel, Israel yatangiye kugira ibibazo ndabigusaba mu buryo bubiri, historically and biblically. Ku bwami bwa Sawuli nta kibazo cyari gihari. Ubwami bwa Dawidi, Israel yari empire. Ubwami bwa Salomo, Israel yari empire ikomeye. Inyuma ya Salomo abami bagiye bacamo na Israel ibice, imwe ikaba Yuda, indi ikaba Samariya. Urumva? Ariko icyo gihe cyose hari abantu baturanye na Israel, hatangira guhaguruka amampire atera Israel. Tutajya kuri empire ya Babylon muri Iraq, dutangiriye kwa Nebukadinezari i Babuloni, tuve i Babuloni tujye mu bwami bw'Abapaje, bw'Abaperusi. ubwo ni muri Irani y'ubu ngubu Abaperisi. Tuve mu Baperusi tujye kubagira iki, tujye ku Baromani. Ariko mbere y'uko ngera ku Baromani, hari Abaromani nabo bari barimo ubundi bwoko bwaje nyuma bwitwaga Byzantine. Ubwami bw'Abaromani bumaze kwigabanyamo kabiri, nabwo bwari bufite wa mugabo Pontiyo Pilato na Herode igihe cya Yesu. Igihe cyabo nanone mbere y'ibyo byose, ubwo tugiye twirengagizamo n'intambara z'Abakarafayiti zazanye Muhammad, zikaba nazo zatumye uriya musigiti wa Alaska Mosque yubakwa, kuko uri ku musozi w'i Siyoni.
biriya ni ibintu bitari byo bibirikare kuko umusozi w'isiyoni uriho na hoteli yitwa hoteli Mount Zion iri aho ngaho. Iyo hoteli nanayirayemo inshuro nyinshi. Ikibazo aho kiri, abo bose baje batera ubwami bwa Isirayeli kugira ngo buveho. Kandi abenshi babigezeho. No ku bwami bw'Ubugiriki, Isirayeli mu by'ukuri yari itakiriho nk'igihugu. Ubwami bw'Abaroma bashatse gukorana nabo bigeze hagati nabo. Ako nyine uko ndi kubaza ukanshubya, icyo gihe ari ubwami bw'Abayisiraheli, abitwa Abapalestina bavuga ko ari ubutaka bwabo, bari hehe? Bari abaturage ba Isiraheli cyangwa bari bataraza? Nicyo kibazo nakubajije. Bari bataraba abaturage ba Isiraheli, ariko bari mu moko aturanye na Isiraheli. Bamwe bari Siriya. Siriya icyo gihe nayo yari empire nini cyane yitwaga Asiriya. Mu Kinyarwanda bayita Ashuri. Abo muri Peje, abo i Babuloni nabo bari bafitemo abantu bamwe bari baragiye babuzovinga amoko yari ari Kanani. Urumva nk'igihe cya Dawidi n'igihe cya mbere, tuvuge igihe cya Aburahamu. Reka noneho gusubiza inyuma, hariya ntabwo hari aho Abajuifu bagiye basanga ubwoko bitwa Abayewusi, Jebusites, Canaanites n'ibiki n'andi moko yari ari aho ngaho aturanye yo muri Jordan. Bamwe abantu bari hariya benshi historically baturutse muri Jordan. Tuvuge Abapalestine bo historically baturutse muri Jordan. Abandi baturutse muri Syria, abandi baturutse muri Afurika hano mu bihugu bya Algeria ndetse na Tunisia. Bazanywe n'inusa n'izo empire zamaze kwimura Abanyayisiraheli. Izo empire zihagira just ari aho ngaho. Bavuga ngo bwari ubutaka bw'Abanyayisiraheli butuwe n'ubwoko bwa Isiraheli. Hanyuma abandi bava ku ruhande baza basanga Abanyayisiraheli, ariko basarwa n'ubutegetsi bwaje bugafata Isiraheli. Bimeze nk'ibyo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva, Abanyayisiraheli noneho igihe kiragera, bwa bwoko bwa za empire zagiye zibatera zirahabakura batatanira ku isi yose. Noneho ba bantu bagiye bazanwa n'Amakarafayites, Roman Empire, Abagiriki, Byzantine, Persians, Babylonians n'iki, bahatura baharenza imyaka 400 na magana. Isirayeli itakibaho mu ntambara y'isi ya kabiri. Urumva, ejo bundi mu ntambara y'isi ya kabiri Isirayeli ntabwo yari iriho, na Palestine ntabwo yari iriho nk'ubutegetsi. Hari abantu bajya bavuga ngo hari ahantu hahoze ari Palestine. Palestine ntabwo yigeze igira igihugu cyitwa Palestine, nta n'ubutegetsi bwa Palestine bwigeze buriho, kuko hari harafashwe n'inusa na Turkiya. Icyo gihe yari ifite empire yitwa Ottoman Empire. Hari yari hafite na province ya Palestine, ari gutyo province yitwa Palestine, ntabwo ari state. Oya, uburyo n'umuntu wahise Palestine yanditse igitabo ashingiye kuri interpretation ya nusa y'abantu bigeze guhangana n'Abajuifu kera bitwaga Abakusada. ntabwo ari Abapalestine, bitwaga Abafilistines. Abafilisitiya ngo barebare, umwe wagiye guhangana na Dawidi akamwicisha ibuye, Goliath. Goliath. Yitira abantu arabacanganyikisha mu mateka. By the way, abo nemera ko atari bo, kuko Abafilistines ntabwo ari Abapalestinians. Oya, Abapalestinians benshi bari the immigrants from Arab world. Ari nacyo ntekereza ko Isirayeli ishaka. Irashaka ko abantu baturutse muri Arab world basubira muri Arab world. Ari nayo mpamvu Isirayeli yatangiye operation muri Gaza, hanyuma nuzi gahita ifunga imipaka Misiri. kuko na Misiri nayo yigeze kuhategeka.
ikibazo kikaba mu ntambara y'isi ya kabiri imaze kurangira, Ottoman Empire yarashenywe kuko yari ishyigikiye Hitler, yari iri kumwe nanone n'abayapani muri one umbrella barwana n'aba Allies. Allies yari irimo Amerika n'ibihugu by'i Burayi n'ibihugu bya Scandinavia. Bamaze gutsinda, Allies bamaze gutsinda, ubwo bufatanye bwanuza bw'Abadage, Ottoman Empire hamwe n'Abayapani. Icyo gihe bisaba abantu bagombaga guhanwa, bari barateje intambara, mu bagombaga guhanwa nuko Ubudage bwagombaga guhanwa, Abanazi bakavaho bakayishyura n'amafaranga, Ubudage n'ubu buracyayishyura. Ikindi cya kabiri, Ottoman Empire yagombaga kuvaho. Ahantu yari ifite nka region ya Palestine yari ifite, ihita ifatwa n'Abongereza. Abongereza bagiye kwava mu bukoroni, hijemo Abanya-Israel b'Abazayoniste. Ariko na mbere y'uko bahinjira mu buryo bw'umugaragaro, Uburusiya nibwo bwari bwaratangije biriya bintu byo kuzana abajuifu, abajuzi, bakajya babagurira ubutaka na mbere y'intambara y'isi ya kabiri, kugira ngo nabo baze kuhatura. Byatangiye muri 17 za Balfour Declaration, avuga ngo hagomba kubaho a Jewish state. Aba bantu bari ku mugabane w'Uburayi bagomba kugira igihugu cyo bajya kubamo. Arabideclaringa ari Umwongereza. Ibyo ngibyo yego, nabyo nibyo, ariko ikibazo aho kiri nabyo nibyo, ariko nibyo ku ruhande. Ibyo nibyo bafatira amateka hafi aha. Urumva intambara y'isi ya mbere irangiye, mu bantu bafashije Uburusiya nta wabihakana yuko Abanyesirayeli batari barimo. So icya kabiri, hata noneho reka dufatire igihe cy'intambara, igihe cya the birth of socialism, USSR ikiriho, niyo yadukanye ibintu bya mbere byo kuzana Abanyayisirayeli muri Isirayeli. Yubaka ibintu by'abasocialist, by'abakomunisiti, by'abaturage gutura hamwe, bakagira ishuri hamwe, bakabana hamwe, bagahingira hamwe. Ari byo bintu yahise igura ubutaka, Russia yahita igura ubutaka hariya, yubaka ibintu bita kibbutz. Kibbutz zari ziriho mbere y'uko Isirayeli b'igihugu yigenga ejo bundi. Abawugeretse nabo bifashisha Zionism, bafatanya n'abantu bari muri kibbutz, bashinga igisirikare, bubaka Israel state. Israel state itangirana ibintu by'imishyikirano, bakavuga ko twe durafata ngaha hatoya, ariko nabwo Abarabu mugomba kubaho. Ariko Israel uko ikura igenda isenya Abarabu. Settlement, akaba settlement ronivuga ko ari illegal. Of course. Ariko illegality yayo urayumva se? Ubutaka buturutse mu masezerano bwitwa ko ari ubwa Palestine, Israel bwubakamo. Israel naho yafite with full impunity. ihafite isezerano ry'irage, avuga ati hano hantu hari ahacu kuva na kera. Akurumva ibintu by'Imana, by'umurage w'Imana, byadusaba gutumiza Imana kugira ngo tuwuhamwe. Ariko buri muntu wese ushaka kukugira neza n'ushaka kukugira nabi, bose bitwaza Imana. Ariko buri Imana ntabwo iba mu ijuru. Imana nemera ntabwo iba mu ijuru, iri muri wowe. Njye ndi kumwe nayo. Uko nanjye iri muri iki, uko wowe ungirira neza cyangwa ungirira nabi, bigaragaza ubwinshi bw'Imana ufite muri wowe cyangwa ubukene bwayo ufite. Kuko umuntu atanga icyo afite. Iyo uri umugome tuba tuzi ubwamukorera ubwo ari bwo. Bene nkanjye birangora cyane kwemera Satani, kuko umuntu mubi mu by'ukuri ntabwo akeneye Satani kuba mubi. The absence of God's presence in you, kubura Imana muri wowe, kubura Imana muri wowe byonyine ni bibi cyane, bikreatinga situation mbi cyane y'ibintu bibi byose bishoboka, ari byo twitera Satani. Ndaguha urugero, buriya kugira ngo wumve Satani mu buryo bwanjye, ubwumve nk'umwijima. Nta ruganda dufite rushobora gukora umwijima.
uruganda dufite rushobora gukora ingufu zitanga umucyo. Umucyo umwijima it is already there. Umucyo yuje umwijima urahunga. True. So umwijima ntabwo ubaho, nta mwijima ubaho, nta nubwo byuvuga ngo umwijima uri already there. Umwijima ni situation ya absence of light. Uburyo Satani ashobora kuba atabaho, ahubwo the absence of God in you kugira umuntu mubi cyane rwose. Exactly. Kubura Imana muri wowe kugira umuntu mubi cyane. Uburyo na Satani niba ariho uba umurusha ubugome. Oh boy. Ikintu gikomeye muga. Uburyo umwijima nubaho nuko umucyo uba udahari. Satani ashobora kuba atanabaho urebye umuntu yadafite Imana muri we. Ikinyereka ko Imana uyifite ni iki? Ni ibikorwa byawe byongerera. Israel igomba gucisha bugufi, twumvikana yuko niba bashaka kwiyitirira Imana ntibagaragaze ko ari abantu b'Imana. Ariko bavuga ko mu ntambara zose zibamo casualties, bati se hari uwo bita ngo ni Shapiro, yitwa nde, Ben Shapiro, yaravuze ati ni umujewish ukomeye cyane ariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afite na talk show. Ndamuzize governor. Arakoze cyane. Kiretse niba Shapiro mvuga atari Shapiro governor wa ni barasiye Trump Pennsylvania. Yaravuze ati even no mu ntambara y'isi ya kabiri, Shapiro ahubwo yari yiteguye ari we Kamala Harris agombaga gutoranyamo nka vice president. Kamala umugabo we n'umujewish nawe. Yaravuze ngo mu ntambara y'isi ya kabiri ntabwo hapfuye babitagute b'abasirikare ba Hitler, hapfuye n'abaturage. Bivuze ngo ntabwo bivuze ngo kubera harapfuye abaturage bivuze ngo aba allies bakoze amakosa, kuko urumva icyo kintu mbaza bakoraga bombardment. Israel naravuga iti iyo ni collateral damage. Bavuga ati n'abapfa nabo ni collateral damage. Ko yenda kose biragenda bite ko Hamas kavaringa ibitaro kandi ikabigira base? Nawe ntabwo wankurikiye. Ni nacyo kibazo. Icyo nenga abantu baganira ibibazo bya Israel babiganira nabi, na media ibijyana ku rwego mpuzamahanga njye nemera ko babiganira nabi, kubera ko babitangira from a negative side. Nta kintu watangira muri negative side uzagikuramo positive ububeshyi. Jewe Palestine aho mbere ikiganiro cyane, Palestine nirekeraho guhangana, yifate nk'abantu bari aho. Israel nayo gusa twicare batubwire bati murashaka ko Palestine ibaho cyangwa ntibishaka? Basi Israel bidusubize. Niba se mushaka kwibaho ibe he? Ibe muri Israel se? Ibe ikindi gihugu muturage se? Icyo bemeza batubwire igihe bazatangira kubishyira mu bikorwa. Simple. Izi ni polemique zo kubeshya, ni ukuyobya abantu. The fact is niki gishoboka, tutagire kubishoboka. Tutagire from a positive side. Okay, Israel murakoze namwe erega aho ngaho niho umu prime minister wa Israel yiciwe, kuko icyo kibazo niho yari atagiye kukiza. Witwa Yitzhak Rabin baramurashe ku manywa y'ihangu, yicwa n'abajuifu bene wabo. Yitzhak nuko bamwita Isaac, yitwa Yitzhak Rabin. Icyo nshaka kubaza ni iki? Ni iki gishoboka? Kandi nawe ni icyo kibazo.
kugira ngo yemere Gaza kwiba independent niwe wabikoze. Palestine agiye kwiyemerera iba an independent state. Basi Israel niba ari ikibazo cy'abarirani nibayijyane, ariko bafata abanyapalestine babagire abanyayisiraheli. Ibyo bintu biragoye. Niba rero badashaka kubikora kugira ngo babatuze muri Isiraheli, badashaka kubikora, nibemere habe ikindi gihugu cy'abapalestine, nigishaka kibe gito ariko kibeho, abapalestine bageraho babarizwa, kigenga, ariko abapalestine bageraho babarizwa. Niba Isiraheli ibyo bintu bibiri itabikozwe, nitubwize ukuri irashaka shaka ko aho ni ikiganiro cyagatangiriye. Ibindi bya Shapiro byose ni kuyobya uburari, ibindi byose bya Hamas ibyitangaza nayo irayobya uburari, irereka abapalestine ko ikomeye nayo ishobora kubarwanira ikabageza ku ntsinzi, kandi ntibishoboka, irabeshya. ishobora kubona support, ariko support yo gukora iki? no kurwana. Imyaka yose barwanye bageze kuki? Abaturage bararushaho gukira cyangwa bararushaho gupfa? Imyaka yose Palestine Hamas irwana, abapalestine bararushaho kwiyongera babaho neza cyangwa bararushaho kubaho nabi? Barapfa, ahubwo bazanashira. So Hamas is an unwanted child. Ntabwo nabo tubakeneye muri iyi game yo kubaka ejo hazaza, hakemura ikibazo cya Palestine na Israel. Ntabwo tubakeneye. Ese Israel yo irashaka gutsinda Hamas hanyuma ngo ikore iki? Ijye gutegeka Gaza se? Ntabwo mbitekereza. None se itekereza ko Hamas ari abantu baturutse atari abapalestine, ari abandi bantu baturutse mu kirere? Ndetse ivuga ngo izabarangiza hariya muri Gaza, Hamas nini? Ibyo nabyo ntabwo tubikeneye, harimo kubeshya. Iyo ni leta ya Netanyahu kugira ngo ikomeze ibeho, ariko irayobya uburari. Ikibazo kirahaga, hari abantu badakenewe muri iyi game. Netanyahu niyigireyo na Hamas niyigireyo. Ntabwo bakenewe muri iyi game, kuko bose they come from a negative side of viewpoint. Ntabwo yakemura ikibazo cyahari. None umuntu dukeneye wakemura ikibazo cyahari n'utangira from a positive side, kavuga okay, Amerika kariya gakenera ko kariho karayirenga, ntabwo ikenewe. Sinzi ko itari bwo kubibona, kandi niyo yabikemura ariko ntabwo ibishoboye, kuko ifite ubufana bwinshi kandi iratangira mu kuregana. Nabonye uriya wiyamamaje ubushize gushaka kuyobora witwa Nikki Haley, wabayeho ambasada wa US muri UN, avuga ngo uzi ngo jyewe nageze muri Israel ngo Hamas maze kwagaba igitero yakoze ibintu bibi cyane, yafashe abagore ku ngufu. I agree, ariko si bwo buryo bwo gukemura kiriya kibazo. I agree, hakoreshejwe ubunyamaswa, ariko na Israel ibyo iri gukora muri Gaza nabyo ni ubunyamaswa. I agree. So kuki se hariho iyi double standard? Nyine Hamas yakoze ubunyamaswa yishe abantu 300,000, Israel ariko ntabwo ari ubunyamaswa kandi imaze kwica 40,000. Njye nanjye ngubwe ko ari ubunyamaswa. Wizane iby'abantu. Nawe ntabwo ukeneye muri iki kiganiro, kuko nawe ufite biases. I'm not biasing, I'm asking questions. Uri urazana iby'abandi bavuze ngo nizo double standard. Ibyo ntabwo dukeneye blame game hano. Ejo hazaza ha Palestine, ariko tugomba kugira nyuma y'uko ikibazo gikemutse, abantu bagomba kuba held accountable. Ejo hazaza ibyo byo guholding accountable, tugomba gushaka ubutabera rukuriho. Iyo utariho nta butabera twagushakira. You are dying like a dog. Tujye muri reality rega, kandi tujye ko ejo hazaza ha Israel na Palestine, kandi abo bantu babiri bagomba kwicara tunavugishije ukuri. Tukicara niko rata Israel umva abantu bitwa Palestine bazabaho bakwiye kubaho. Okay, bakwiye kuba hehe? Uwe mu bitekerezo mva ku byo bavuga Abapalestine bo baretse barasaza. Uwe Israel wo kabyara uva bakwiye kuba Abapalestine.
bagatura hese. bazabaho nk'aba blacks muri Icya South kabiri Africa. oya izo ni bias zawe uranyongerera ntukanyongerera kandi uri ibitekerezo. kumbaza. Wowe uzajya umbaza Okay. ni wowe uri Israel nyakubaha Israel. Abapalestine se wumva muzaturana uzabagera abanyayisiraheli none se bazaba he mu bitekerezo byawe uri Israel? tuzakuramo negative force ya Hamas dushyireho force iri positive iyo ushaka rwose ariko babe ku butaka bwabo. none se Israel bazaba he? basaba ku butaka bwabo ariko badafite Ubwabo negative ni force. ubuhe? Gaza na West Bank. Okay, so ubwo ni ubwabo twemeranyije ko bakigira igihugu se. Two state solution ariko yaratowe tugomba kwishyira mu wowe bikorwa. Israel wemera yuko niyo the only possible way two state solution kuko bariya abantu ntabwo baba bajuje. wowe ntabwo usubizaga Israel kugeza ubu urazaramo ibitekerezo byawe. Je ndi kukubwira ko njyewe Israel ntakemera ko abantu baba bajuje bazagira state yabo ariko itayobowe na Hamas. Okay, nta kibazo tuzatangira kwishyiraho ryari. Hamas ni nyuma yo kuyidismantling. Okay, urakoze cyane. Kuyidismantling uravuga kuba ari na Palestine ukiriho? Oya, kuba Hamas na Palestine biratandukanye. Yego. Ariko Hamas n'ubundi ni Abapalestine. Ntacyo bitwaye. Okay. Abapalestine mushyira hasi intwaro. Nimuzishyira hasi nona bano bantu turadeklara independence yabo ryari? Igihugu cyabo kirahera ikigere. Israel yo kuba Israel. Urumva igihugu cy'aba bantu cyatangirira he kikagera. Cyaheraho aho kidiki. Imipaka twasubiza muri 67 ko yari imeze. Seri kabo kwayo na Palestine kabo kwayo. Uri urasubiza nk'umupalestine cyangwa uri urasubiza nk'umunyayisiraheli? Gusubiza nk'umunyayisiraheli. Are you sure? I'm sure. Kuko niko bitereka ni koroni yabitoye. Iyo ugiye mu byaro ni ntabwo uri bwo guhagarara ibitekerezo bya Israel. Erega hano dukeneye ukuri kwa Israel. Nawe wirengagije ukuri wafashe ahubwo ikibazo kuri kwagaragaje Israel ibyo biragoye kuko ibisubizo byata kubera ko nawe ufite bias. I'm not biasing in this conflict. Abantu bose bafite bias zabo. Ibi bintu nta bias irimo, birimo superiority, birimo superior people na inferior people. Ikigaragaza bias ya mbere nuko utagira ku blaming abantu. I'm blaming them kuko the problem iterwa. Iyo rero ni bias. Icyo twacyumvise. Icyo ndi kuvuga. Yes, blame muri izi ntambara byafashe igihe cyabyo ariko turiho turashaka uburyo ibyo byose byarangira. Uburyo ibyo byarangira ni ukureba ibishoboka ni ibihe ariko tukabikora. Bizakorwa ariko nta justice izabirimo. Ibya justice biraza nyuma. Ikintu cya mbere turareba ibishoboka. Ibi bishoboka kandi bishobora kuduhereza amahoro. Utaragira igihugu uri urabeshya. Ibyo guhagarara na Israel nabyo uri urabeshya nta bushobozi ufite. Ibi bintu tubikura amarangamutima nta bushobozi ufite. Israel rero abagenera. So jewe ndashaka yuko out of Israel good will ibyo yemera ni ibihe. Hanyuma tujya kwa Palestine naho tumwicaza. Israel mu buntu bwe no kuda n'ibyo yakoze bishoboka byose aremerewe. Palestine priority zawe ufite nizi murashaka igihugu nta gihugu mushaka. Mbere yo gusaba uko kigomba kungana n'ibiki byose n'ubutabera bw'ibyabaye muri conflict tube tubihagaritse. Mwe murashaka iki? Do you want a country of your own? Yes. Okay, good. To negotiating ego. Aho Israel ivuga ko iyi country igomba kuvana ikagera hanga murabyemera? Yes. Israel iravuga ngo ni ubyemera none hanga kwa gatanu muzatangaza ubwigenge na Israel izabwitabira muzamura idarapo mushyire igisirikare cyanyu n'igipolisi gupfa kuba tazarasa urusasu muri Israel. Ikibazo kirangiza ariko muri mu matiku ninde warashe undi kurenza? Israel yishe 100,000 nyamara Palestine ari 1,000 murareba muriyo murarishaka. Muri facts of history ntago ari ibintu bizasibangana gusa kubera ko West ari determining the fact ngo jewe ko naguteye nkice numbi nyeye ukandera ukicanyisha ubwo nindurusha no that is asubundi conflict kandi uri kubitubwira the conflict ntago itangira October the 7th
Israel yagabye ibitero mbere na mbere y'uko biriya bitero biba, abanyapalestina benshi bishwe. Uretse biriya bavuze ngo abanyapalestina baraje abanyahamasi baraje bashimuta imbohe. October 7th uvuze Cya gihe Hamas itera ibitero bya terrorism muri Israel ikica abantu 1400 gashimuta n'abandi ikabafata no ku ngufu. Ntabwo mbyanze, ntabwo ndi gushyigikira Palestina, ariko ntabwo bivuze ngo Israel ibyo yakoze mu myaka. Uravuga yuko ubwo ari bw'ikibazo cyatangiye? Ntabwo ari bw'ikibazo cyatangiye, nibyo ndi kuvuga, kuko hari ibindi byagiye biba mbere. What is your point? My point is, hari ibibazo byinshi byagiye bitangira uko imyaka yagiye ibaho. Hari abantu benshi bari held hostages mu magereza yo muri Israel, ariko ntabwo bafatwa nk'aba hostages ba Palestina, bafatwa nk'aba terroriste, nk'abantu bari baje guhungabanya umutekano muke muri Israel. Point yanjye ni uko hari ibibazo byinshi byagiye biza mu mateka bakabidefininga ukundi bitewe n'ubikoze. Biragoye ko abo bantu bafite iyo double standard twabitegaho ko bashaka igisubizo cyagarura amahoro muri kariya gace. Gasoje urumva udarakaye? Ntabwo ndakaye. Icyo kibazo cyawe urumva kitabara? Ntabwo kiri biased. Ikibazo gihari ni nacyo ikibazo cya mbere ni amadini. Abayisilamu bose bari inyuma yande ya Palestina. N'Abanyespanish n'Abayisilamu, ubu n'Abarusiya n'Abayisilamu, n'Ababelgium n'Abayisilamu, n'Aba-Ireland n'Abayisilamu. Julius Malema ni Umuyisilamu. Abo ni abantu bari pro Palestine. Nkorera urutonde nkomeze. Uretse gatoya, Marine Le Pen w'Umufaransa ni Umuyisilamu. Uravuze Xi Jinping ni Umuyisilamu. umwanya wo kuvuga urangije ibi bintu. Uruzi ko Abajewish atari Abakristo? Did you know that? Banza urangize umushinge wawe hanyuma ngusubize. Ndambwira. Oya wimbeshya ko urangiye. Ndarangiye mukanya nibuka ikintu nashaka kivuga, ariko ndarangije. Oya nacyo kivugire rimwe. Ntabwo ndakivuga. Ngenda shaka umushinge wawe kurangira kuko ndajya kuvuga ukajya kijambo. Ntabwo mfite umujinya. Ibintu tubanze tubikuremo amadini. Ndabizi hari abantu benshi bari muri iyi conflict, ariko tugende dutandukanye. Akagenda bikuyemo amadini mukanya nkusobanurira abantu bose babirimo batari abanyamadini. Ceceka, uyu mwanya ni uwanjye. Tubanze tugende dukuramo dutandukanya amagufwa, umubiri, imitsi, ndetse tugere no ku misokoro. Ikintu cya mbere, abantu bashyigikiye Israel benshi ni Abakristo b'abarokore. Israel ni Abakristo? Icyo si igisubizo, urabanza utegereze. Icya kabiri, abantu bashyigikiye Abapalestina benshi ni Abayisilamu. Aba bantu babiri, Abayisilamu n'Abakristo, kuva bashyigikira impande zombi ntabwo zirabona amahoro. So they are part of the problem. They should shut up. Dukoreshe rationality n'indangagaciro za kimuntu. They should shut up. Ahubwo bafiwerinze intambara, kuva intambara z'imisaraba n'intambara z'abakarafayini, aya madini yarahanganye arwanira influence. So aya madini aceceke, nabo natubwire yuko nta ruhande bashyigikiye, bose barabeshya. Abandi bantu barimo nka ba Marema, umuntu Julius Malema ashyigikiye Israel, ashyigikiye Palestine, atari uko akunda Abapalestine, yuko ari ideology ya ANC yo kurwanya gashakabuhake na apartheid. Uwo nanjye duhurije ku mitekerereze yo kumva yuko Israel igomba kugira aho bemeranye na Palestine, Palestine ikaba igihugu cyigenga. Urumva? Icya kabiri, abantu bashyigikiye Israel b'Abakristo ntabwo bashyigikiye kubera ko Abajews bari muri Israel ari Abakristo. Oya, halo, ako nagira ngo kumve neza ko urakomeza kugasimbukana. Nagira ngo nako gakureho. Ahubwo bo bemera isezerano ry'Imana ku Bajuifu, bakanemera yuko mu kuza kwa Yesu kwari gufata rya sezerano ry'Imana ku Bajuifu
rikafata isi yose ko bemera Yesu Kristo n'Imana. Ako kantu urakumvise? Nizere ko ndakumvisha noneho ntabwo nenda kubaza. ntabwo ari ikibazo cy'uko abajusi n'ubundi igitabo muri Bibiliya, igitabo cy'Abaromani ibice 8 ibice 10, banze ubutumwa bwiza bwa Kristo. Benshi rero ubwo bizera Yesu, ariko abantu bose bizera Yesu bemera icyo twita Abrahamic promise, isezerano rya Aburahamu, ry'Imana yahaye Aburahamu. Yego. Ndetse narakumvishe n'ikindi, undi musumari ishaka ko winjira neza. Actually abakristo bemera ko ari abanyayisiraheli kurenza n'abaju. Uri urumva icyo kintu? Uri uracyumva? Kiri two person. Abakristo kuri Isiraheli it's an issue two person. Niyo mpamvu aya madini bisaba kuyaheza muri iki gisubizo. Cyane rwose. Nanditse mu gusoza iki kibazo nagikemuye gutya. Wagikemuye gutyo. Nagikemuye yuko the way forward wayivuze, sibyo? Forward niyo yonyine ishoboka. Iyo way forward irashoboka, ariko turebe n'ukuri guhari kuri iyi si. Two tudomo twose wahuje. Nushaka kumenya ukuri ushingiye kuri conflict, nta kuri wamenye. Nyine urasaba kujya nakubwiye n'ubushize nakubwiye. Casualty wa mbere. Ngo casualty wa mbere mu makimbirane ni ukuri. Ntabwo twashaka ukuri dushingiye kuri efe z'amakimbirane. Muga urakoze cyane. Reka ngushimire. Nanjye ndagushimira. Ugize neza cyane. Tuganirije neza uyu munsi. Ikiganiro ni ukuri kirimo ukuri kwinshi abantu bumve kandi banasesengure. Imana igumugisha. Urakoze.